Muvandimwe nshuti, ndagusuhuje mu izina rya Yesu kandi ndakwifuriza ubuntu n'amahoro biva kuri we. Nongeye kuguha ikaze muri wa mwanya mwiza twigamo ijambo ry'Imana, kandi ndagushimira ko ukomeje gutega amatwi no gukurikira ibyigisho dutambutsa kuri uyu muyoboro. Uyu munsi tugiye kureba icyigisho gifite umutwe uvuga ngo amayoberane y'icyaha. Amayoberane cyangwa se amayobera y'icyaha. Nyemerera mbere yuko tujya mbere tubanze dusenge. Mana yacu, tugushimiye ko dukunda kandi kutwitaho. Tugushimiye ko nanone tugeneye umwanya wo kwiga ijambo ryawe. Turagusabye ngo urituyoboremo, twigishe kandi udusobanurire. Mwami mwiza, ubane natwe kandi utuyobore mu kuri kose. Uduhe gusobanukirwa n'ibyo twiga kandi bitugirira umumaro. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye gusoma isomo riri muri Ezekiyeli igice cya 28 ku murongo wa 14. Twumve icyo ritubwira. Haranditse ngo: wari warasigiwe kugira ngo ube umukerubi utwikira, kandi nagushyizeho kugira ngo ube ku musozi wera w'Imana, wagenderaga hagati y'amabuye yaka umuriro. Wari utunganye bihebuje mu nzira zawe zose, uhereye umunsi waremweho kugeza igihe wabonetsweho gukiranirwa. Aya ni amagambo yanditswe yerekeza kuri Lusiferi, ari we waje guhinduka Satani. Turabona ko yahoze ari umukerubi utwikira kandi yari intungane mu nzira ze zose kugeza igihe yabonetsweho gukiranirwa. Turabona neza rero ko Satani, Lusiferi, ari we waje kugaragarwamo n'icyaha bwa mbere, kandi niyo mpamvu yitwa se w'ibinyoma kandi yitwa umushukanyi. Mbese byagenze bite kugira ngo iki kiremwa gitunganye kibonekwemo icyaha? Ibi nta busobanuro bwabyo dushobora kubona. Niyo mpamvu bidashoboka gusobanura inkomoko y'icyaha no kugaragaza impamvu yo kubaho kwacyo. Nyamara hari byinshi bishobora kumvikana ku byerekeye inkomoko y'icyaha ndetse n'iherezo ryacyo, kugira ngo hagaragazwe neza ubutabera n'ineza y'Imana mu buryo igenza icyaha. Nyamara nubwo bimeze bityo, ndashaka kubwira ko nta kintu na kimwe cyigishwa mu buryo bwumvikana cyane mu byanditswe byera cyarusha ukuri kwerekana ko Imana idafite uruhare mu kubaho kw'icyaha. Nta ruhare ifite. Mu by'ukuri nta gukurwaho k'ubuntu bw'Imana. Mu by'ukuri nta bidatunganye cyangwa nta byari bidatunganye mu butegetsi bw'Imana ku buryo byaba byarabaye intandaro yo kwaduka k'ubwigomeke. Icyaha rero ni umucengezi, kandi kubaho kwacyo ntibishobora gutangirwa impamvu. Ibyacyo ni amayobera. Nta wabona uburyo asobanura ibyo bintu. Kugitangira urwitwazo byaba ari ukugishyigikira. Haramutse habonetse urwitwazo kuri cyo, cyangwa hakagaragazwa impamvu yatumye icyaha kibaho, mu by'ukuri ntabwo cyaba kikiri icyaha. Ubusobanuro bwonyine bw'icyaha dufite kugeza uyu munsi ni ubwatanzwe n'ibyanditswe byera mu rwandiko Yohana yandikiye itorero mu gice, ni urwandiko rwa mbere mu gice cya 3 ku murongo wa 8. Niho honyine dushobora kubona ubwo busobanuro buvuga yuko icyaha ari ukwica amategeko. Icyaha ni ubugome, kandi ubugome bisobanuye kwica amategeko. Rero icyaha ni imikorere y'ihame rirwanya itegeko rikomeye ry'Imana, ariryo tegeko ry'urukundo twararibonye, kandi iryo tegeko mu by'ukuri ni rwo rufatiro rw'ingoma y'Imana. Mbere y'uko icyaha cyaduka mu isi yose yari ibayeho mu bwuzuzanye, kandi yagenderaga, isanzure ryose ryagenderaga ku itegeko ry'urukundo. Nyamara iri tegeko ryabanje kugomerwa mu ijuru. Mu ijuru ubwaho iri tegeko ryaragomewe. Icyaha cyakomotse mu kwikunda. Lusiferi, wa mukerubi watwikiraga, yifuje kuba umutware w'ijuru. Yashatse kwigarurira ibiremwa byo mu ijuru ngo abiteshure ku muremyi wabyo, ngo maze abe ari we biramenya. Bityo rero yerekanye nabi Imana, avuga ko Imana yishyira hejuru, maze ingeso ze mbi aba arizo yitirira umuremyi wuzuye urukundo. Uko niko yashutse abamarayika, kandi uko niko yaje gushuka abantu mu isi. Twarabibonye ejo igihe yateshuraga ababyeyi bacu ba mbere kukumvira Imana. Yabateje gushidikanya ijambo ry'Imana, anabateza gushidikanya kugira neza kw'Imana. Kuko Imana ari Imana y'ubutabera n'ubushobozi ndengakamere,
Satani yabateje kuyibonamo uburakari no kutababarira, bityo akururira abantu mu kwigomeka, maze bigomeka ku Mana, maze ijoro ry'agahinda riba ritashye kuri iyi si. Twabonye ejo ukuntu ibintu byaje guhinduka umwaku biturutse kuri Lusiferi. Aha rero niho honyine tugomba gushakira inkomoko y'icyaha, ariko iteka ryose gusobanura amayoberane y'icyaha bizakomeza kugorana, kubera yuko icyaha kitigeze kigira urwitwazo na rutoya, kandi nta mpamvu n'imwe yo kwigomeka ibyaremwe byose bishobora kubona. Imana yatanze ibihamya bihagije by'urukundo no kugira neza byayo. Imana yatweretse imbabazi zayo. Imana yatweretse imiterere y'ubwami bwayo, yuko ari Imana ikiranuka, yuko ari Imana idafite aho ihuriye n'ikibi. Ariko abantu bakomeje guhitamo umushukanyi uko ibihe byagiye biha ibindi. Abantu bagenda biyegurira mu bugome no kwigomeka ku Mana, nyamara igihe cy'urubanza kiri hafi. Bityo dukwiye kuba maso kandi tukongera kwiyegurira urukundo rw'uwaducunguye. Nibitagenda bityo, igihe cyashyizweho aho abigometse bose bazahanwa, kandi nta n'umwe uzabasha kurokoka, kuko icyaha kigomba gutsembwa burundu. Mu gitabo cy'ibyahishuwe mu gice cya 15, unyemerere dusome ku murongo waho wa 3 ndetse dusome no ku murongo wa 4. Iki gice kitangira kitubwira iby'ibyago 7, cyangwa se reka dusome amagambo yose y'iki gice, maze ngire icyo nkubwira nshuti muvandimwe. Haranditswe ngo, mbona mu ijuru ikindi kimenyetso gikomeye gitangaza, nicyo abamarayika 7 bafite ibyago 7, ari byo by'imperuka, kuko muri byo arimwo umujinya w'Imana wuzurira. Mbona igisa n'inyanja y'ibirahuri bivanze n'umuriro, mbona n'abatabarutse banesheje ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo n'umubare w'izina ryayo bahagaze kuri iyo nyanja y'ibirahuri bafite inanga z'Imana. Baririmba indirimbo ya Mose imbata y'Imana n'indirimbo y'umwana w'intama bati, Mwami Imana ishobora byose, imirimo yawe irakomeye kandi iratangaje. Mugabe w'amahanga, inzira zawe nizo gukiranuka n'ukuri. Mwami, ninde utazakubaha cyangwa ngo ye guhimbaza izina ryawe, ko ari wowe wenyine wera? Amahanga yose azaza akwikubita imbere akuramye, kuko imirimo yawe iyo gukiranuka igaragajwe. Nshuti muvandimwe, aya magambo aratwereka igihe iherezo rya byose rizaba rigiye gushyirwaho, ubwo gukiranuka kw'Imana kuzerekanwa, ubwo imibereho y'abantu bose izazingurwa, ubwo ndetse na Satani ubwe azerekwa kugira neza kw'Imana, ubwo Kristo azimikwa mu ruhame, isi isanzure ryose ribyitegereza, ndetse na Satani ubwe abyitegereza. Satani azafatwa n'ikimwaro, azabona ubutungane yahozemo kera, abone umwanya yahozemo harimo undi mu marayika, yitegereze uburyo Kristo ahawe ikuzo, maze yumve akozwe n'ikimwaro kandi yifuze gusubira muri wa mwanya yahoranye. Arebe icyubahiro yivukije, arebe ibibi byose yazanye ku isi, arebe akaga kose yateje abantu, arebe kurimbuka yazanye, arebe ibyorezo yazanye, arebe aho icyaha kigejeje isi, arebe n'ikuzo n'ubutungane ijuru rifite. Abantu bose bazerekwa kugira neza kw'Imana birengagije, bazerekwa ubutungane bivukije, bazerekwa ibyiza byose Imana yagiye ibakorera, ariko bo ubwabo babyihitiyemo, bagahitamo ibinyoma bya Satani, bagahitamo kwigomeka ku Mana. Maze igihe abantu bose bazabireba, bazavuga aya magambo akomeye, bavuga ngo, Mwami Imana ishobora byose, imirimo yawe irakomeye kandi iratangaje. Mugabe w'amahanga, inzira zawe nizo gukiranuka n'ukuri. Bazabona ko Imana ikiranuka, bazabona yuko nta mpamvu n'imwe bari bafite yo guhitamo icyaha, bazabona yuko Imana ikiranuka, kandi bazabona yuko bakoze amakosa igihe bemeraga uburiganya bwa Satani. Maze umurongo wa 4 uravuga ngo, Mwami, ninde utazakubaha cyangwa ngo ye guhimbaza izina ryawe, ko ari wowe wenyine wera? Bazahitamo kubaha Imana, ariko igihe kizaba cyarashize, igihe kizaba cyabashiranye. Amahanga yose azaza kwikubita imbere akuramye, bose bazapfukama, ndetse na Lusiferi ubwe na Satani ubwe azikubita imbere ya Kristo, imbere ya Data wa twese, aramenye
yemere yuko yigometse, yemere yuko nta mpamvu n'imwe yari afite yo kuzana kwigomeka, yemere yuko nta rwitwazo na rumwe icyaha cyari gifite. Akuramye kuko imirimo yawe yo gukiranuka igaragajwe, gukiranuka kw'Imana kuzaba kugaragajwe. Mbese urabona yuko nta mpamvu yo kwigomeka ihari? Urabona yuko nta mpamvu icyaha cyari gifite? Icyaha ni umucengezi, kandi na nyiracyo uwakizanye Satani bizarangira abonye yuko ibyo yakoze nta mpamvu yari afite mu by'ukuri yo kubikora. Mbese urabona ko amaherezo nawe azikubita imbere y'Imana akayiramya? Mbese urabona ko abanyabyaha nabwo bazapfukama imbere y'Imana bakaramya? Ariko ibi ngibi bazabikora igihe cyashize, nta mahirwe yo kwihana bagifite. Uyu munsi rero ni wo wawe. Ndakurarika kugira ngo wikubite imbere ya Data wa twese, wihane ibyaha byawe, kandi usabe Yesu kukugirira imbabazi, kuko arambuye ibiganza kugira ngo akwakire. Bigishoboka, uyu munsi ni wo wawe, ejo hazaza ntabwo ari ahawe. Nta mpamvu ufite yo gukomeza kwigomeka mu bushukanyi bwa Satani ngo wigomeke ku Mana, kubera yuko ubwami bwa Satani ntabwo ari ubwami buzaramba, kandi benshi bazarira amarira ariko y'impitagihe. Reka ijuru ribane natwe, kandi Uwiteka agufashe, aguhane nanjye kwisuzuma uyu munsi no kumwemerera bigishoboka, kugira ngo ahinduke umwami n'umuyobozi w'ubugingo bwacu, maze tuzabe mu bazaririmba iyi ndirimbo yo kunesha, indirimbo ya Mose, turirimba kugira neza n'imbaraga by'umwana w'Imana ndetse na Data wa twese, kandi tuzabe turi muri iri teraniro ry'abakiranutsi. Nibyo ngusabira, nanjye nisabira, mu izina rya Yesu, amen. Murakoze nshuti bavandimwe, mumaze kumva iyi miburo ibagezwaho n'urubuga rw'abahamya ba Kristo. Duharanire twese kuba mu ruhande rwa Yesu Kristo, tuva mu byaha kandi tumwitegura, kuko ari hafi kugaruka. Duhitemo Yesu bikiri none, kuko ejo atari ahacu. Ushaka kutwandikira wajya ku rubuga website abahamyabakristo.org, email info@abahamyabakristo.org, kuri telefone guteranya 1 7 7 8 5 6 6 7 9 7. Abahamya ba Kristo twishimira ababaza ibibazo cyangwa abaduha ibitekerezo. Mudufashe musangize inshuti n'abavandimwe iby'iyi miburo. Uwiteka abahe imigisha myinshi.